banyarwandakazi nongeye kugaruka imbere ya kamera nkuko munzi nyine ndi impirimbanyi GT Sylvestre ni umukuru w'ishyaka UPR Ndabatabazi, ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi y'abanyarwanda, rigizwe ahanini n'urubyiruko twashize Imana imbere. Twashize Imana imbere niyo twashize imbere ngo tuyobore, kubera ko burya ibintu byose iyo biri mu Imana bigenda neza. Banyarwandakazi, nje kubwira namwe bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abandi batacyumva, ariko turagerageza gushiramo na Gaswahili gakeya, ariko mubahe message. Hari bimwe mu bihugu bibiri hashatse kuvuga amazina biri muri EAC, mu ngabo za EAC, ibihugu bibiri biri gutanga amakuru ku gisirikare cya Kongo, amini ku nyeshyamba za M23, ibikoresho ko indege zirasa, ibikoresho bafite abasirikare ba Kongo wazarendo na FARDC, indege ukuntu zirasa, ziri kurasa mu birometero, uko bashobora kuzihunga muri buri kimwe cyose, ukuntu bari kubikora. Nuko ibihugu ni bibiri birazwi kandi biranaturanye. Ubwo rero ntacyo ndi buvugeho, ariko muraza kubimenya, ntabwo ndivuge byinshi. Ubwo butumwa rero nabuhawe n'Imana, murabizi ndasenga, ninge ndi kuri iki kibazo cyo kugira ngo abanyarwanda mutahe, kubera koko twebwe turi kurwana intambara ebyiri. Turarwana intambara yo mu mwuka n'iyo mu mubiri. Igihugu cyacu cyahonzwe ikuzimu, narabibabwiye. FPR byabindi yirirwa yica abantu, bakigamba ibi byihebe, bagashimuta, bakafunga abazungu, isi yose ikabajya inyuma, bakica abakongomani muri Kongo. N'imbaraga z'ikuzimu bafite, bariho bari guterekera. Ibyo rero Imana yaradutoranyije, twakoze ishyaka, Imana yaradutoranyije, ndavuga iti mu maye mwazisenya, turi kurwana nabyo, ntabwo byoroshe, tumaze igihe, ariko turi kubisoza. Ntabwo ari ubwa mbere nakomeje kujya mbabwira ruguru kuri YouTube, murabibona. Turi hafi kuyisoza kugira ngo iyo umubiri itangire, noneho igihugu ukibone, kandi uzakibaho wese. Ariko icyo nzi ko turi gusenya imyuka mibi yose. Gusa nababwiye ko nahawe inkoni. So indi message ngiye kubabwira ni ukugira ngo banyarwandakazi mwirinde iyo mitwe iri kuvuka. Iyo mitwe iri kuvuka ngo yavukiye mu Ruhengeri, murabizi bavuze ko ngo bazahatera itabi. Niye mpamvu rero ngiye kubabwira ukuntu mu Ruhengeri bavuze impamvu bavuga ko Ruhengeri bazayitera itabi. Niho mu rugo, ni iwacu, niyo mva, niyo nkomoko yanjye. Ariko reka mbibabwire, mu Ruhengeri hari ibintu byinshi cyane biriyo bitaba mu Rwanda, cyangwa bitaba mu yandi ma province, cyangwa mu yandi prefecture. Ruhengeri ni prefecture nini. Mu mbabare ryo ntabwo nkoresha iby'inkotanyi, nibi byihebe, ngiye nkoresha ibyo nzi bya kera. Ntabwo ibyo tubizi twebwe, ntabwo tuzi ngibiki, simbizi ngo nimba ari by'akarere, nimba ari akarere, nimba ari simbizi. Hari prefecture irimo abanyaruhengeri, ni abanyabwenge cyane kandi ni abakozi. Ikindi barihambira iyo bafuze ngo tufite, kandi bagira ibanga kuri bo, kandi bo ntibagambana. Burya abantu batagambana bagira ibanga hagati yabo, kandi bafite imbaraga, barwanira umugambi. Burere abanyaruhengeri bashobora inkotanyi, bazishobora aba bakiga, kubera yuko nubwo abanyaruhengeri batazi amayere, ariko abanyaruhengeri bamaze kumenya amayere y'umuntu, nabo ubwo barayiga. Murabona muri no minsi barayize, ubu inkotanyi baraziryarya. Ikindi, Ruhengeri rakize, kandi abanyaruhengeri babyara abana benshi, bakaba ari abakozi, aho bageze baba bakozi hirya no hino. Ikindi, Ruhengeri niyo na Gisenyi, cyane Ruhengeri niyo ifite abantu benshi bari hanze barwanya iyo leta. Nanjye ubwanjye niyo mva, kandi nanjye mpagarara ishyaka UPR Ndabatabazi. Muri FDLR Rumuri, General Vitali Byiringiro ni umunyaruhengeri, muramuzi. Ntabwo nje kuvuga ngo abanyaruhengeri cyangwa nje gutandukanya, ahubwo ndashaka kugaragaza impamvu bashaka kuzatera mu Ruhengeri na Gisenyi itabi. Ibyo
ndagira ngo mubirebe mutumva ngo ni amacakubiri ngo ndugaye bike oya genda avuga Ruhengeri gusa sinshaka no kuzanamo Gisenyi kuko Habyarimana ntiyavugaga mu Ruhengeri ariko Ruhengeri ni nayo ivamo abayobozi benshi babica mu mpaka ba Dr Pio abantu benshi barabizi ko ari benshi bavaga abayobozi benshi bakomeye kandi Umunyaruhengeri yakoze akazi taretse uburyarya bw'inkotanyi bwazanye kuva kwa Satani ubundi Abanyaruhengeri bakoraga neza so nukuvuga ngo rero abo batutsi b'ibyihebe byashimusha u Rwanda batinya abantu nk'abo bari unit batinya abantu nk'abo batagira uburyarya kuko burye aba batutsi n'indyarya mbi ndavuga ibi aba batutsi b'ibyihebe bacyamba amapeti ya Uganda bacyambaye amapeti ya Uganda kubera yuko ntabwo bigeze bayatanga ibi byihebe byashimusha u Rwanda bagira uburyarya bwishi cyane nuvuga ngo rero yiri indyarya nk'abo murabana none rero birabakomerera kubana n'umuntu buriya ni Satani reka mbaho urugero Satani byakomera kubana n'umunyakuri buriya biramugora kuko we ari ikinyoma rero umunyakuri biramugora cyane Satani agomba gusha niyo uri umunyakuri ukamusanga araguhindura ugenda ku munyakinyoma kubera yuko ni umunyabinyoma nuvuga ngo ikibi ndetse umuco wabana ni umwijimo wabana n'urumuri ntabwo bishoboka nuko rero Abanyaruhengeri baba urumuri kuri ibi byihebe kandi bo n'umwijima ntabwo niyo mpamvu rero bavuga bati aba bantu rero kuko babize gutyo bari kontreri natwe kandi bakaba basakana Abanyaruhengeri burya benshi n'abahutu bariyo gusa benshi ntabwo ngiye nkatwe wacu nta mututsi nakuze nzi ntawe niba bana riyo buriya twaba tutarabazi ntabwo ubwo twivangura ntabwo tubizi ntabwo tubazi ngo sinzi icyo rero nacyo bakakizira nyamara Ruhengeri nta nubwo yigeze nta n'umututsi yigeze yicawe ntabwo tuvuga ngo niyo mpamvu bavuga bazayitera itabi so iyo mitwe iri kuvuka itazwi nabo birirwa barasaba bakavuga ngo bagiye gutangira mu Ruhengeri no Ruhengeri ntabwo ari ikibazo gutangirirayo mu gihe uje gutabara Abanyarwanda ariko atari ibintu by'imikino no kugira ngo babone uburyo bahatsemba nta ntambara idatwara ibitambo nibatangira mu Ruhengeri ari umutwe w'ukuri wavutse uje kurwanya ibyihebe nta kibazo kuko abantu bo gupfa bazapfa muzagira ngo bazapfa neze bo muri Gaza bari gupfa abantu neze muri Ukraine bari gupfa abazungu neze muri Kongo bari gupfa bose abantu muri Nord Kivu ntabwo gupfa wapfa kwica abantu gutya ariko nta bitambo bitaba mu ntambara Abanyarwanda iri ntambara irasanya ntiyubaka iyo mitwe muyitondere nimba nta munyapolitiki uyiziriho twebwe duhagaze mu murongo w'ukuri UPR dabatabaze nababwiye ngo mudutera inkunga mu minsi mike turaje ibikorwa ni byinshi turi gukora bikwivugira ni mwirinde iyo mitwe muyamagane mubwire inkotanyi muti ntayo tuzi n'ubundi nibaza tuzabafata tubabaye kuko ngiye mfite amakuru kuva kera hose avuga ko bashaka kwica Abanyaruhengeri ngo bamareho barabivuze n'ejo bundi ubuhanuzi burabivuga Banyarwandakazi Ruhengeri muzi ukuntu batwishe bagafunga ubuvumo bwa Mahoko muzi ukuntu batwishe muri Kamuhoza badushira mu bigo baradupfundagirira hasi ibigo bya gisirikari ibigo bya Kamuhoza za Nyakinama badukubise amafuni murabyibuka Nyakinama muzabuhoma Cyabingo za Katonde ni muzi abantu bishe Cyabingo za kuva kuri mu murenge wa Ngege ugakomeza wa Kibuye Urutare ugakomeza za Muramba aho se narahagendaga nari nkiri umwana mutoya ariko narababwiye ubwo bwicanyi narabwiboneye abicaga turabaza amazina bavuye ku makomine bakaza bakatwica turabazi nabo bice mu Kinigi turabazi amazina yabo aba bantu rero bakomeje kugenda bica Nombure Marara yababwiye yemeje jenoside yakorewe Abahutu Nombure Marara wari uwongereje warindaga ikihebe Kagame kitarapfa ari mu Bwongereza yemeje jenoside yakorewe Abahutu na Rudasingwa yarayemeje n'abandi batutsi rero batera intambwe bemeze jenoside twebwe UPR dabatabazi nitwe twakoze groupe 2020 mbatari 2021 yemeza jenoside yakorewe Abahutu tumaze iminsi tunubwiruka ubwo bwicanye ukwezi kwa 10 turayifite bita twemeze jenoside yakorewe Abahutu kandi igikorwa turayifite murabizi abarimo barayizi irimo abantu barenze 100 na igine rukumva bamwe bagenda bagira ubwoba murabizi namwe ariko buriya nubwo babona abantu 10 gusa
bemeza icyo kintu baba bakomeye. Abantu 10 mu bababwiye abantu bangana iki, none twe turi mu bantu barenze 100 kandi baracyazamuka. Abantu bazagenda batinyuka nkuko dufite indi bita amateka nyakuri mu Rwanda, n'indi groupe bita twubaka umuryango, n'indi bita uwiteka uringa b'inkengera. Ni amagurupe menshi dufite tugenda duhurizamo abanyarwanda, kandi ntabwo tujye tuvanga. Ibi y'umuryango ni umuryango, ibi n'ibi ni ibikorwa rero y'uperida Batabazi yakoze kugira ngo mugire mute mwibonemo abanyarwanda, tukabigisha n'ijambo ry'Imana, kuko burya Imana niyo yemura imitima y'abanyarwanda, imitima y'abantu. Banyarwandakazi, nari nje kubabwira ngo ibyo bintu bari guhimba mu byibagiro, no kubwira aba bakongomani benye munasikia lugha Kinyarwanda, benye wanasikia mnaangalia kama mnatazama hii nini sheni ya Jetri Silvestre, basoda ba EAC eko pays mbili ziko zinapana information zenyu uko vyo za geri ziko zinafanana na mabombe menye muko naye na ekipema byo muko mnafanyisha huko ku nini kutele na manake wanapatia ile programu yote. Ni pei mbili mnazijua na ziko bajirani hizo pei, bako wanapatia kile kitu yote information. Hivi nishapata kuwatabiri Mungu tu, mimi ndio niko kwa hii vita ya Rwanda, kuna piga hiyo, tunabomoa hizo nguvu za kidemonisi za mizimu za zile za Satani Kagame zenye aliletaka mu nini, alileta kutoka kwa Illuminati, kama ni Illuminati kwa Satani hao. Sasa niko minabambia mkwe na secret, msiambie ile basoda ba EAC sana zile pei mbili. Hizo pei mbili mnaziua tu, hizo pei mbili msimambie vile kile kitu kenyu sikwe secret. Msifikirie nini binatokea mufari sendani. Okay, sawa binatokea huko, lakini mimi nawapatia message Mungu alinipatia. Na mimi naweza kama kanzi 5 jours niko na hii message. Sitaki kusema hizo inchi mbili, lakini mnazijua kabisa. Ni basoda ba EAC. Ni pei mbili peke yake ziko zinapana information. Asante sana. Na Banyarwanda benye banayua vile batabapati information. Na saa moya na mimi mnayua muko na notion. Banyarwanda kazi, ni byiza ko buri mwese agira icyo akora. Gira icyo ukora, nanjye ngira icyo nkora. Nimba ufite ubufasha mfasha, nimba hari icyo washobora gukora mu buryo butandukanye atari uburyo bw'amafaranga, gikore, ariko duhuriza hamwe kugira ngo utange umusaruro wawe. Nkatwe intambara turwanye y'amadayimoni yari ikomeye, ntabwo mwe muzapfa mubonye igihugu tutarangije intambara. Iyisi y'umwuka iyi, umwana w'umuntu yashobora Satani adafite Imana, ntabwo yashobora. None ninde wagomba kuzihambira? Kuva 2019 nibwo nakiriye agakiza. Natangiye intambara urebye neza ibyo narwanaga nabyo 2020, kuko nibwo natangiye kurwana. Ariko numva seriye kurwana, mbaseriye aho namenye amavuta mu mwaka 2022 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 10 nimba ari nebyira namenye mwaho kabiri. Ubwo sibwo ntangiye kurwana, kuko ariho n'abarwa bujindiri baje nkarwana nabo n'abatito na Ngarambe. So nubwo nari ntangiye intambara, none nani isaha ndacyayirimo ntaruhuka. Ninde waruzihambira gutya manwa n'ijoro? Ubu Satani yandoze hose, no mu biziba buri hamwe mu mucaca, yaneze no mu maesikariye, mu biti hejuru banyeretse mu ijuru akundi yandoze. Arandoga kandoga manwa n'ijoro muri parafo Rwanda nabyo, ngo kugira ngo icyo gihugu atakibona. Yari yaragihonze kuzimu ngo kuko ijuru ryesha kugikoramo. Murakoze rero, murakarama, Imana ibamere umugisha. Bye bye.